tuguhaye ikaze ku Ibendera TV. Turakomeje n'igice cya gatandatu cy'inkuru ya CYIZA Inzira ntibwira umugenzi. Muri ako kanya namenye neza impamvu teta yantoranyije mu bandi icya gihe akampa akazi wa munsi ubwo nabyiganaga ngo ngere imbere mbone akazi. Buryo bwose yabonye ko mbyigana yibuka musaza we yabuze maze amfumbatisha amahirwe abona bake kuri ubu buzima. Hashize akanya katari gatoya mwihanganisha muhanagura amarira yahise ambwira ati, CYIZA, byose nabikoreye musaza wanjye. Buriya nageze hariya mbona ukuntu abantu bari bameze bahuruye batonda umurongo, nibuka umunsi wa nyuma njye na musaza wanjye twaherukaniyeho. Nakubonye ubyigana nibuka byose maze ngushyira mu mwanya wa musaza wanjye, ndemera ndatukwa ariko nta kundi byari kugenda. Hahise hinjira umusore wihutaga cyane ahita ambwira vuba ati, ngirira vuba ndihuta, ndashaka kuvunjisha kandi ndi kumwe na boss nta gutinda. Nagiye mu byo kumwakira, ibya teta biba bigiye ku ruhande. Disi isura ye yari yahindutse yuje umubabaro ndetse ahita anansezeraho, nuko musaba kwihangana akantegereza tugatahana ariko aranga. Agenda atyo. Nka saa moya n'igice nibwo nakinze ndataha. Ngeze hanze kuko bwari bwije ntangira kubona imodoka nyinshi, ntangira kwibaza aho ndi bunyure ngo nambuke umuhanda. Negereye abandi nabonaga bambuka, ngeze amahirwe ngera hakurya mfata umuhanda. Nongeye kwisanga hagati y'imihanda ibiri, mbura uwo nshamo n'uwo ndeka. Usibye ko nibukaga ko twamanutse ku ishami rya banki ya Reka, nta kindi nibukaga. Natangiye kwibaza uko nabigenza ariko mbura igisubizo. Ntangira kwibaza impamvu nta n'agatelefone ka make ntunze ngo mpamagare teta cyangwa biri. Mu gihe nari nkireba hirya no hino, hari umumotari wahagaze imbere yanjye ahita ambaza ati, boss, twagiye se? Nuko ndamusubiza nti oya, ntabwo ntega, ahubwo wandangiye kuri Reka iri hano hafi ko umuntu yandangiye ko ariho ari. Motari aransubiza ati, kuri Reka? Ahubwo se waretse nkahakugeza ko ari 3 yonyine? Ndamusubiza nti 300 yose. Natangiye gutekereza ukuntu ngiye kwishyura amafaranga 300 kubera kuyoba, nibaza ubundi amaherezo ntayatanga ngo wenda mbone ngeze kuri Reka, ubundi hariho sinari kuhayoberwa. Mfata umwanzuro, icyakora umwanzuro nawufashe bingoye. Ngaho hangeze mota, ubwo twese dufatiraho njye na motari, nuko birangira mwishyuye amafaranga yanjye 300 kubera kuyoba no kutamenya aho narindi kubarizwa muri iyo minsi. Tukihagera motari yahise ambwira ati, ni hano boss. Nakuyemo kasike nitegereza neza kuko mbona niho mba kuri moto vuba, ntangira kubaza motari, none se ubu ndakwishyura?
motari nawe akansubiza ati ngo iki se utanyishyura se, ushaka kumbwira ko nguhaye lift se? Ndamusubiza nti none se ni gute wanyishyuza urugendo rutageze no ku munota? Si ngaho motari atangira ambwira ati ubwo ushaka kunyambura, reka nze nyiveho noneho duhangane. Gute se wakwanga kunyishyura? Nuko nahe ndamusubiza nti basi reka nguhe 200 mota. Uru ntabwo ari urugendo rwa 300 kabisa. Motari ariyamira nuko ambwira n'umujinya mwinshi ati iyo moto ihagurutse ipine iba ishira mpereza amafaranga 300 kaye ntuntesha umutwe. Nabonye motari asa n'ushaka kurwana, mpora mu mufuka ndamuhereza, yicara kuri moto uko arigendera. Gusa agenda ababaye anambwira n'abambwira ati n'undi munsi uzajya umenya ko hano bajya badahinga. Nuko yakije moto agenda yirukanka, ansigara mpagaze nk'igiti cyakubiswe n'inkuba. Hashize umwanya utari mutoya ntekereza ku byari bimbayeho, ndahindukira nkomeza hirya gato, ndenze indi etaje mbona agahanda kamanuka kagana kwa Biri indi ruhutse. Sinjye wabonye mpagera. Ninjiye mu gipangu nkomeza mu nzu, ngikingura umuryango nakubise amaso Biri indi kanga nsubira inyuma ndakinga kubera ibyo nari mbonye. Ntuzacikwe n'igice gikurikiraho. Inzira ntibwira umugenzi. Murakoze cyane.